ndagira ngo urebe iki kibanza uko kimeze. Ni ikibanza ubona ko kiri ahantu hateretse, hariya hose murabona ko ari umurambi rwose mwiza, ni ahantu heza hakwiye, ni ahantu hashobora kunguka isaha ku isaha bitewe n'uko haguze makeya, kandi mubona ko ari ahantu heza cyane, hashobora no kuzaba imiturire mu gihe kiri imbere. Ibaze rero uramutse uhaguze uteganya igihe kizaza, ni ahantu heza cyane hafite viyu nziza, ni ahantu mbese nanjye navuga nti aha mfite amafaranga nayishyura, kuko mbona ko ari ahantu hafite icyerekezo, hafite vijoni, hafite mbese ubuziranenge bitewe n'uko hameze. Ngira ngo murabona ko hirya hari umuriro, ni ahantu heza cyane. Bishatse kuvuga ko uhashoye nk'ibihumbi 800 cyangwa 900, nta gihombo waba ugize bitewe n'uko haguze make, dore yuko hujuje bya bipimo bisabwa n'umujyi wa Kigali bwo kuba ikibanza cyuzuye. Hafite 26 kuri 21, hari n'urundi ruhande rufite 17. Mbese ni ahantu hujuje mezire. Reka turebe ku nzira rero, ku kijyanye n'inzira. Urebye ku kijyanye n'inzira, hari inzira ihagera, ntabwo hafata ku muhanda neza, ni ahantu hagera hafite inzira ihagera, ariko ku muhanda ni imbere gatoya. Aha rero tugenda tubagirira amashusho atandukanye kandi aguze make cyane, hano muri Nyagasozi mu murenge wa Bumbogo. Murabona ko ari heza, mubonye uriya ni umunara, ni ahantu heza cyane, ni ahantu heza cyane rwose hatagucika rero nimba ufite gahunda, kuko harahendutse. Ibihumbi 800 ntabwo ari byinshi, 800 yazane turahaguha hariya nk'uko wahabonye uko hangana. Reka tubabwire nimero yacu, ni 0789903286. Murakoze rero, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza.